Praise God, reka nkwegereze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo, uri kumwe na Reverend Moses. Nguhaye ikaze kuri Golgotha Temple Ministry. Kandi subscribe niba aribwo bwa mbere uyigezeho. Uyu ni wa mwanya w'umugisha uyu munsi, ni saha y'umugisha uyu munsi. Reka dusenga n'Uwiteka Imana y'amahoro, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Data, urakoze kubw'uyu mwanya, tugushimiye ineze n'urukundo rwawe. Nsenge buri muntu wese ugira ubuntu wo kumvira ijwi Data, umuhe umugisha kandi umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be uti, uko ariko mujya muhesha Abisirayeli umugisha muti, Uwiteka aguhe umugisha kurinde, Uwiteka kumurikishirize mu maso he. Haleluya, akugirire neza. Uwiteka kurebe neza. Amina. Uwiteka aguhe amahoro. Umugisha w'uyu munsi, Imana y'amahoro yakuteguye nk'umunyamugisha, akiri ibyawe by'uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Turakomeje n'umugisha w'uyu munsi, duhanura aho wubakiye cyangwa se dutangaza aho wubakiye. Dufata izina ryawe tuguterekamo kuko Uwiteka awuguhaye, cyangwa se tuwumanura kugira ngo ugize kwizera umugisha ubashe kugusendekaraho mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi ya 89, umugisha w'uyu munsi. Haleluya, haleluya. Uri umunyamugisha muvandimwe, uri umunyamugisha mubyeyi mwiza, uri umunyamugisha wa mugabo mwiza udukurikira, umunyamugisha wa mukobwa we mwiza, wa musore mwiza we. Haleluya, umwiza n'uwamenye Imana ikwishimire. Zaburi 89, tugiye guhera ku murongo wa 21, tugeze 26. Amagambo meza cyane, Imana iguhereyemo umugisha, amagambo y'umugisha ku buzima bwawe, amagambo avugitse neza ku buzima bwawe, amagambo meza Imana ikubwiye kuri uyu munsi. Haleluya, haleluya. Mbonye Dawidi umugaragu wanjye, musiza amavuta yanjye yera. Kuramo Dawidi, ushyire mu izina ryawe. Ikiganza cyanjye kizajya kibana nawe, ukuboko kwanjye kuzamukomeza. Haleluya, haleluya, haleluya. Kabiri, ikiganza cyanjye kizajya kibana nawe, ukuboko kwanjye kuzamukomeza. Umwanzi we ntazamutungura, kandi umunyabyaha ntazamugirira nabi. Nanjye nzakubita ababisha be bagwa imbere ye, nzakubita abamwanga, ariko umurava wanjye n'imbabazi zanjye bizabana nawe, kandi izina ryanjye rizashyirisha hejuru ihembe rye. 26, nzashyira inyanja mu ntoki ze n'inzuzi mu kuboko kwe kw'iburyo. Haleluya. Uwo ninde? Ni Dawidi. Shyiramo izina ryawe, shyiramo izina ryawe, wakira umugisha w'uyu munsi. Shyiramo izina mpanure ku buzima bwawe. Topile sideko. Shyiramo izina kuko Imana irakuraritse kugira ngo ugubwe neza. Shyiramo izina ryawe, ushyiremo amateka yawe kuko Imana ije guhindura amateka yawe. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ari inkota icyaye kandi igenda igahinguranya. Ifite amugi, iragenda igahinguranya mu mitsi no mu misokoro. Ndajya nkubwire ngo Uwiteka yohereje umugisha mu buzima bwawe. Iri jambo rije kugira ibyo risunika mu buzima bwawe. Iri jambo rije gusohora mu buzima bwawe. Uyu mugisha uyu munsi uje hari ibyo uje gusunika, guturumbura mu buzima bwawe, kandi ntuzongera kubibona ukundi, kandi rizanye ibindi bidasanzwe by'umugisha. Musize amavuta yanjye yera, izina warishyizemo. Uwiteka, uyu ni umwanya wo gusiga amavuta. Ntabwo ari amavuta asanzwe, ngo ahubwo ni amavuta yanjye yera. Ikiganza cyanjye ni cyande, ngewe Uwiteka kizajya kibana nawe. Haleluya. Wo nawe, wowe nde? Dawidi washyizemo iryawe. Ni ikiganza cy'Uwiteka kizajya kibana nawe. Haleluya. Ukuboko kwanjye kuzamukomeza,
ni iki kizagukomeza? Ni ukuboko k'Uwiteka. Ni ukuboko kwande kuzagukomeza? Ni uk'Uwiteka. Topile sideko. Dawidi we washyize mu izina ryawe, Dawidi wahasibye washyize mu iryawe, akira gukomezwa n'ikiganza cy'Uwiteka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo umwanzi 23 hazanye amakuru y'umwanzi wawe. Ku murongo wa 23 hazanye ubusobanuro bw'umwanzi wawe. Haje umugambi w'Imana ku mwanzi wawe. 23 h'uyu murongo Imana ikavugana nawe, we washyize mu iryo zina ryawe, ije kugukiza umwanzi. Popile sideko. Umwanzi we nazamutungura. Uwo ninde? Ni Dawidi. Ntabwo ugitunguwe n'umwanzi wawe. Haleluya. Imana irirahiri ngo kandi umunyabyaha ntazamugirira nabi. Haleluya. Imana ishizeho urukuta rugutandukanya n'imikorere y'umunyabyaha. Imana ishizeho urukuta rugutandukanya n'umubi ku buzima bwawe. Imana ishizeho urukuta rugutandukanya n'ushaka kuzanira ikibi mu buzima bwawe. Washyizemo izina ryawe, ngwesheje umugisha w'uyu munsi 24. Nanjye nzakubita ababisha be bagwa imbere ye. Umubisha wawe hari inkoni imutegereje. Umubisha wawe hari inkoni y'Uwiteka imutegereje. Dawidi we komeza uhange Imana ya Isirayeli na Yakobo amaso. Washyizemo izina ryawe, komera wiringira Imana ishobora byose, iraje iguhorere. Topile side kotaki. Ndafashijwe, nzakubita abamwanga. Topile side ko. Umugisha w'uyu munsi, iyo nkoni irahari. Mugambi w'Uwiteka urahari ku banzi bawe. Ngo ariko umurava wanjye n'imbabazi zanjye bizabana nawe. Imana ikugarutseho Dawidi. Umva impumuro cyangwa se umugisha Imana ikugaruye kuri uyu munsi, imaze kugukubitira abanzi. Umurava w'Uwiteka, imbabazi ze zizabana nawe. Haleluya, haleluya. Dawidi we, iki ntabwo ari igihe cyo kuva ku Uwiteka, ni igihe cyo kumunambaho niba waramumenye. Iki ni igihe cyo kurushaho kumushaka niba ajya kumwumva n'abandi, kuko uyu mugabo ntasanzwe. Urukundo rwe rujya rugota bamwiringiye. Imbabazi ze zijya zibana n'abamutegereje n'abamukurikiye. Ngo ariko umurava wanjye n'imbabazi zanjye zizabana na Dawidi. Zina ryawe uhanze amaso Uwiteka, watabaje Uwiteka Imana. Ngo ukumbuje uyu mugabo witwa Uwiteka ni mwiza. Uyu mugabo witwa Uwiteka ni umunyambaraga, ni umugabo kandi ujya umenya amazina yacu, kandi ntabwo ajya twitiranya. Kandi ni umugabo uzi ko urugamba rubaho. Ni umugabo ujya umenya ko umuntu agira abanzi. Inshuti yanjye ayiwe topile sideko. Ni umugabo w'umunyakuri. Niyo mpamvu amenya ko hari inshuti zigukunda, akamenya ko ari n'abanzi. Nuko ari umunyakuri, atarya ruswa, atareba nk'abana b'abantu. Ni umucamanza mwiza wuzuye kutabera. Niyo mpamvu amenya ngo ufite umwanzi cyangwa ufite abakunzi. Ndagiye nkuzaniye rero umugisha w'uyu munsi. Ngo nzashyira inyanja mu ntoki ze. Haruguru gato aravuze ngo kandi izina ryanjye rizashyirisha hejuru ihembe rye. Icyubahiro, ihembe. Ngo kandi izina ryanjye rizashyirisha hejuru ihembe rye. Izina ryawe Uwiteka azarizamura. Wasutsweho amavuta yo mu ihembe. Hari ubusobanuro biba bifite. Ni hejuru cyane. Imana izakugira neza Dawidi we, washyizemo izina ryawe. Ngo nzashyira inyanja mu ntoki ze. Inyanja ni umugisha mwinshi, ni ibintu byinshi, ni ubutunzi bwinshi, ni umugisha mwinshi mu biganza. Ngo n'inzuzi mu kuboko kwe kw'iburyo. Hari umugisha w'amoko menshi. Ukuboko kw'iburyo kwawe Dawidi we, ndaguhanuriye. Ukimara kunyumva, ukuzamure wakire. Ukimara kunyumva, uzamure ukuboko k'Uwiteka. Wiyatureho ibintu bifatika. Wiyatureho inzuzi z'umugisha.
wiyatureho inyanja z'umugisha muri icyo kiganza cy'iburyo, kuko Uwiteka akuntumyeho Dawidi we. Nakubwiye ngo ushyiremo izina ryawe, ushyiremo izina ryawe, kuko Imana irihaye ubusobanuro. Izina ryawe urishyiremo uhagaze neza, ufite kwizera, kuko Uwiteka Imana ari kure y'igitwikirizo cyari kiritwikiriye. Ushyire mu izina ryawe, kuko Uwiteka Imana arihaye umugisha. Hagusize amavuta, ntabwo ari amavuta asanzwe, ni amavuta yera. Ikiganza cye kizajya kikubaho, kikukumireho ikibi. Ukuboko kwe kuzajya kugukomeza aho ucitse intege. Dawidi we, umwanzi wawe ntabwo azagutungura. Ayiwe, umunyabyaha ntabwo azakumenyera, kandi umwanzi wawe agiye gukubitwa. Ndanezerewe kubwo umuntu ubashije kunyumva. Uyu ni umunsi wawe udasanzwe, ijoro riguhaye umugisha. Gira kwizera, kunda Imana kurushaho, kumbura ibihe byiza n'Imana yawe. Wirangare, hanga amaso. Muririmbyi aririmba ngo ujye uyihanga amaso. Imana yibutse izina ryawe, ongera uyihanga amaso. Niyo kwizerwa, ni inyambaraga, irasezeranya kandi igasohoza, kandi irazirikana. Topile sileko navunaganaga na Dawidi, narinzanye umugisha wa Dawidi ku buzima bwe. Wari uri kumwe na Reverend Moses. Nongere ngusabe, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri Golgotha Temple Ministry, ukande kuri subscribe kugira ngo ujye urushaho kudukurikira. Wejeje umugisha w'uyu munsi, reka dusengane Imana. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, byiringiro bizima. Ijambo ryawe ni inkota icyayigenda igahinguranya, ifite amugi uburyo bwose, iragenda ikinjira mu mitsi no misokoro. Sengeye Dawidi umuha umugisha, kandi mugarura ibyiringiro. Yongera komeho, agukunde, agukurikire, akwiringire. Kandi wari ukuvuyeho cyangwa se n'utarakumenya, agusobanukirwe, yifuze kukumenya, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Bwiza bw'Imana bubane namwe. Shalom, shalom.